turabashoboje bakunze umusaraba inshuti z'umwami wacu Yesu Kristo mudukurikira muri hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda no ku isi muri rusange mukurikira ijambo rya Imana TV. Tubahaye ikaze muri uyu mwanya tugiye kuganira ijambo ry'Imana, tugiye gusangirira hamwe. Turagira ngo tubanze dusenge Imana, nitumara gusenga Imana dukomeze. Mana, turagushimiye, tugushimiye ko duhaye uwo mwanya mwiza wo kuganira n'ubwoko bwawe ijambo ryawe. Turakwinginze ngo ubane natwe muri iki kiganiro, Mwuka Wera aganze, imirimo ya Mwuka Wera, ibimenyetso n'ibitangaza bizagendana n'ijambo ryawe bikabana n'abizera bigaragare muri iri jambo, kandi umuntu wese uduteze amatwi aruhurwe naryo. Umuntu wese nakugireho umugisha mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Nkuko bisanzwe tubahaye ikaze, kandi turagira ngo dufatikanye ijambo ry'Imana. Imana iduhaye kuvugana nawe, kuvugana namwe muduteze amatwi. Amazina ni Emmanuel Nzabonimana, ndi umugabo, ndi umukristo ugana mu ijuru, ntuye Rulindo. Ndagira ngo dufate uyu mwanya dusangire ijambo ry'Imana. Imana iduhaye kuvugana n'abantu b'Imana. Ndagira ngo kandi uyu mwanya ubonye uhawe ubyaza umusaruro bikitwa uyu munsi, kuko Imana ivuganye nawe inyuze muri twe. Turagira ngo nawe uhabwe umugisha muri iri jambo mu izina rya Yesu. Uyu mwanya tukuzaniye ijambo Imana iduhaye rifite umutwe uvuga ngo abantu bahombeye ku mbuga bagombaga kungukiraho, cyangwa abantu baburiye amahirwe bari aho amahirwe yari ari. Abantu baburiye ubugingo bari kuri tere, bari ku kibuga ubugingo buriho. Imana itugire neza. Tugiye gusoma amagambo dusanga mu gitabo cy'Itangiriro ibice 22, turahera ku murongo wa mbere tuze kurangiza umurongo wa 14. Turasoma na amagambo menshi ariko turavanamo intego imwe itwereka Imana igiye kugerageza Aburahamu ngo irebe kuko Aburahamu ayikunda by'ukuri. Imana itugire neza. Reka dusome mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo Itangiriro igice cya 22 duhere ku murongo wa mbere. Haranditse ngo Imana igerageza Aburahamu imutegeka kuyitambira Isaka. Hanyuma y'ibyo Imana igerageza Aburahamu iramuhamagara iti, Aburahamu. Aritaba ati karame. Imana iramubwira iti, jyana umwana wawe, umwana w'ikinege ukunda Isaka, ujye mu gihugu cy'i Moriya umutambireyo ku musozi ndi bukubwire, abe igitambo cyoswa. Aburahamu azinduka kare kare, ashyira amatandiko ku ndogobe ye, ajyana n'abagaragu be 2 na Isaka umwana we. Yasa inkwi zo kosa igitambo, arahaguruka ajya ahantu Imana yamubwiye. Ku munsi wa 3 Aburahamu arambura amaso yitegereza aho hantu, hari kure. Aburahamu abwira abagaragu bati, musigarane hano indogobe, njye n'uyu muhungu tujye hirya hariya dusenge tubagarukeho. Aburahamu wenda za nkwi zo konsa igitambo azikorera Isaka umuhungu we, ajyana n'umuriro n'umushyo, bombi barajyana. Isaka ahamagara se Aburahamu ati, data. Aramwitaba ati, ndakwitaba mwana wanjye. Aramubaza ati, dore umuriro n'inkwi ngibi, ariko umwana w'intama urihe w'igitambo cyo koswa? Aburahamu aramusubiza ati, mwana wanjye, Imana iri bwibonere umwana w'intama w'igitambo cyo koswa. Nuko bombi barajyana. Ku murongo wa 9 bagera ahantu Imana yamubwiye. Aburahamu yubakayo igicaniro, yararikaho za nkwi, aboha Isaka umuhungu we, amurambika kuri icyo gicaniro hejuru y'inkwi. Aburahamu arambura ukuboko yenda wa mushyo ngo asogote umuhungu we. Marayika w'Uwiteka amuhamagara ari mu ijoro ati, Aburahamu, Aburahamu. Aritaba ati karame. Aramubwira ati, ntukoze kuboko kuri uwo muhungu, ntugire icyo umutwara, kuko umenye yuko wubaha Imana,
kuko utanyimye umwana wawe w'ikinege. Aburahamu yubura amaso arareba, abona inyuma ye imfizi y'intama, amahembe yayo afashwe mu gihuru. Aburahamu aragenda yenda ya ntama, ayitambaho igitambo cyoswa mu cyimbo cy'umuhungu we. Imana itugire neza. Hanyuma ku murongo wa 14 haratubwiye ngo Aburahamu yita aho hantu Yehova Yire, nk'uko bavugana bugingo n'ubu bati ku musozi w'Uwiteka kizabonwa. Imana itugire neza. Dusomye amagambo menshi tugira ngo tuganireho, tuvuganeho, tukubwire icyo Imana itubwiye kukubwira. Kandi turaza no kongeraho amagambo dusoma mu gitabo cya mbere cya Samweli ibice 13 umurongo wa 5 turangize n'uwa 14. Reka naho tuhasomere rimwe igitabo cya mbere cya Samweli ibice 13 umurongo wa 5 kurangiza uwa 4, wa 14. Haranditse ngo nuko Abafilisitiya bateranira kurwanya Abisirayeli. Bari bafite amagare inzovu 3 n'ayagendera ku mafarashi 600 n'abantu bangana n'umusenyi wo mu kibaya cy'inyanja ubwinshi. Barazamuka bagandika Mikimashi burengerazuba bw'Ibetaveni. Abisirayeli babonye ko bari mu kaga kandi ko abantu bashumbirijwe, bihisha mu mavumo no mu bishugi no mu bitare no mu bihanamanga no mu myobo. Kandi bamwe mu Baheburayo bari bambutse Yorodani bajya mu gihugu cy'Igadi n'i Galeyadi. Ariko Sawuli we yari akiri i Gilugari, abantu bose bamukurikira bahinda umushyitsi. Murongo wa 8, Sawuli amarayo iminsi 7 ategereje Samweli nk'uko yamutegetse. Ariko Samweli ataraza i Gilugari, abantu baratatana bamushiraho. Nuko Sawuli aravuga ati nimunzanire hano igitambo cyoswa n'igitambo cy'ishimwe ko turi amahoro. Ahera ko atamba igitambo cyoswa. Akimara gutamba Samweli abaraje, maze Sawuli arasohoka ajya kumusanganira ngo amuramutse. Samweli aramubaza ati ibyo wakoze ni ibiki? Sawuli aramusubiza ati nabonye abantu banshizeho batatana. Nawe ntiwaje mu minsi yategetswe, kandi Abafilisitiya bari bamaze guteranira i Mikimashi, bituma nibwira nti ubu ngubu Abafilisitiya bari bumanukire i Gilugari bantere, kandi ntarahendahenda Uwiteka ngo ampe umugisha. Nicyo gitumye nihata ntamba igitambo cyoswa. Maze Samweli abwira Sawuli ati wafuditse, ntiwumviye itegeko Uwiteka Imana yawe yagutegetse. None Uwiteka abakomeje ubwami bwawe mu Isirayeli iteka ryose. Ariko noneho ubwami bwawe ntibuzagumaho. Uwiteka amaze kwishakira umuntu umeze nk'uko umutima ushaka, kandi ni Uwiteka yashyizeho kuba umutware w'ubwoko bwe, kuko utumviye icyo Uwiteka yagutegetse. Imana itugire neza. Nshuti bavandimwe bene data, nshuti z'umusaraba, dusomye amagambo akomeye tugira ngo tuganire muri uyu mwanya. Tukuzaniye ijambo rivuga ngo Imana ikurinda ubwira butuma uhombera aho wagombaga kungukira. Imana itugire neza. Imana iturinda ubwira butuma uhombera aho wagombaga kungukira. Hari abantu benshi bagiye bagwa ahantu ho gukirira, bakahagwa, ariho bagakiriye, ariho bagatabariwe, ariko Satani akabariganya. Umuntu akaba ari ku mbuga yo gusubirizwamo, umuntu akaba ari mu gihe cyiza cyo kubana n'Imana, ariko aho ngaho yagasubirijwe. Akaba Satani amuriganiriza, ibyo bikarangirira aho ngaho. Tuzanye ijambo rivuga ngo Imana uturinde uwo mwuka w'ubwira utuma umuntu agwa aho yakakiriye. Imana itugire neza. Dusomye amagambo, dusomye mu gitabo cya mbere cya Samweli ibice 13 duhere ku murongo wa 5, ku ntambara z'Abisirayeli mu gihe cy'umwami Sawuli. Bibiliya ivuze iki? Bibiliya utweretse igihe Samweli na Sawuli bajya inama yuko bagiye kurwana intambara, ariko mbere yo kurwana ikizabanza gukorwa.
Uwiteka ategeka Sawuli na Samweli, akabwira Sawuli ngo agende ajye i Gilugari, aho bagombaga gutambira Uwiteka ibitambo byo koswa n'ibitambo byo kuba ari amahoro, ngo bahendahende Imana. Bamubwira ngo Imana ibwira Sawuli ko agenda akajya i Gilugari agategereza Samweli, igihe Samweli azazira ngo batambe ibitambo. Igihe Samweli atari yakaje, nyamara Sawuli ari i Gilugari, Abisiraheli n'Abaheburayo bamwe bacitse rurondogoro babitewe n'ingabo z'Abafilisitiya zari zibasumbirije, zari nyinshi zingana ngo n'umusenyi wo mu kibaya cy'inyanja, bivuze ko zari ziteye ubwoba kuzireba ubwinshi n'imbaraga zari zifite. Abisiraheli bagira ubwoba, bahinda ubwoba, ariko reka bagira ubwoba byari mu gihe nta jambo ry'ibihumuriza bari bafite icyo gihe. Nyamara hari umurongo w'iyi ntambara, hari umurongo w'uru rugamba Imana yari yahaye umwami Sawuli ari kumwe na Samweli umuhanuzi, umuntu w'Imana. Bibiliya ivuze ngo iki? Bibiliya itweretse ko hashize iminsi 7 Samweli akiri i Gilugari, Sawuli akiri i Gilugari hagomba gutambirwa ibitambo, agitegereje Samweli umuntu w'Imana, nk'uko Imana yagize gute yabibabwiye. Umunsi wa 7 ushize, abantu bakomeje kugira ubwoba, Sawuli ngo abantu batangira kumushiraho. Mane tugire neza. Hari igihe umuntu abaho akabona nta bintu bifatika bikiri mu ruhande rwe bimutera ibyiringiro. Bene izi ngabo akabona zamubanye nyinshi iburyo n'ibumoso, akabona hari iby'imbaraga bihiga uyu muntu. Haleluya. Mbese umwanzi imbere n'inyuma arahari, iburyo n'ibumoso arahari, nta cyerekezo umuntu abona. Mani tugire neza. Ariko ntabwo ari igihe cyo kugwa muri icyo gihe, kuko no muri ibyo bihe habaho ubutabazi bw'Imana. Iki gihe Sawuli yarebye nk'umuntu, atekereza nk'umwami ufite igihugu, utewe, abantu bamushizeho, asigaranye mbarwa, kandi umuntu w'Imana iminsi yamubwiye agombaga kuziraho ngo ntabwo yayubahirije. Niko Sawuli yabwiye Samweli ajya kumuramutsa. Abo nibyo yasezeranye na Samweli igihe kirenze. Ndagira ngo mubwire abantu ngo igihe cy'Imana gitandukanye n'igihe cy'abantu. Mane tutabara. Igihe cy'Imana n'igihe cy'abantu biratandukanye 100%. Hari ukuntu tujya dutekereza ibintu tukabishyira mu gihe cyacu, ariko tukibagirwa ko Imana nayo ifite igihe cyayo. Sawuli abonye bimuyobeye ngo yihata gutamba ibitambo byoswa, ahamagaza ibitambo, aratemagura, ashyira ku gicaniro, bakigicanira, ashyiraho, aratamba rwose. Amaze gutamba icyo gitambo ngo cyo guhendahenda Uwiteka, umuntu w'Imana Samweli abaraje. Barahamagaye bati umuntu w'Imana yaje. Kera umuntu w'Imana yari afite agaciro, umutambyi yari afite umumaro, abantu bose babaga bamukeneye ngo bumve icyo Imana ivuga. Umwami yabaga akeneye umutambyi ngo yumve icyo Imana ivuga ku ntambara agiye kurwana, mu ngorane agiye kunyuramo, mu ngorane igihugu kirimo. Umwami yabaga akeneye umutambyi, umuhanuzi, ngo yumve mbese Imana iravuga iki muri ibyo bihe. Imana tugire neza. Imana tutabara. Bitandukanye n'iyi minsi.
ariko nyamara umuntu wese aba ashaka Imana mu buryo bumwe cyangwa bubiri. Umuntu wese yifuza Imana kandi agashaka no kumenya icyo Imana ivuga. Ahubwo ikibazo ni ikihe? Ni gute umuntu yakumva ijwi ry'Imana? N'indi Mana yavugiramo, n'indi Mana itumye. Turi mu gihe ibintu ari uruvange, umuntu atabasha kumenya ngo n'indi Mana yatumye ivugiye muri inde kugira ngo ibwire igihugu, n'indi ivugiyemo. Ariko ndagira ngo ubwire ngo abantu b'Imana baracyaka. Eliya igihe kimwe amaze kwica abahanuzi ba Bayali, Yezebeli amuhiga ajya kwihisha. Aho yagiye kwihisha, Imana imusanga irimo ati, Eliya urakora iki aho ngaho? Si uko Imana itari izi impamvu Eliya yagiye kwihisha. Eliya wisha abahanuzi amagana n'amagana, ariko Yezebeli aramubwira ati, nindara ntaguciye igihanga. Imana zibimora. Arahunga nk'umuntu. Ariko yasubije ijambo rimwe nshaka kuvuga nakomeza. Yasubije ijambo rimwe aravuga ngo ndi hano. Bisha abahanuzi b'Uwiteka babamaraho. Nanjye nagize umwuka w'ifuhe, ninjye muhanuzi usigaye, nanjye barashaka kunyica ngo bamareho. Hari ijambo rero Imana yabwiye Eliya, iramubwira iti, Eliya, calm down, tuza, ca bugufi nkubwire. Imana itugire neza. Haleluya, haleluya. Imana ibwire Eliya, iramubwira tumva, haracyari 7,000 bitarapfukamira Bayali. Eliya we, humura. Witekereza ko ariho usigaye gusa mu gihugu? Haracyari 7,000. Eliya acitse intege, yumva ibintu byararangiye, abantu b'Imana bararangiye, nawe avuga ati reka njye kwiyahura birangire nicyo gisigaye. Ariko Imana yabwira iti, humura, hari abantu nishigarije, abantu b'Imana baracyahari. Kandi umunyarwanda yaravuze ngo ntabapfira gushira. Ndagira ngo mbwire abantu ngo abantu b'Imana baracyahari, bakiri mu mwuka w'Imana. Kristo Yesu azarinda agaruka, abantu b'Imana bakiriho kandi bari mu mwuka w'Imana. Imana ikorera mu bantu ikabakoresha, baracyahari. Imana itugire neza. Bagihamagara umwami bati, Samweli yarageze ku marembo, yaje. Umwami abaduka n'ingoga agiye kwakira umuntu w'Imana. Bino bintu birakomeye, iri jambo rirakomeye. Umva umwami ahagurutse agiye kwakira umuhanuzi, umutambyi. Umva agaciro umuntu w'Imana afite. Nubwo hari abantu biyambura agaciro cyangwa bakagateshwa, ariko ndagira ngo mbabwire ngo umuntu w'Imana uri mu mwuka w'Imana afite agaciro. Imana itugire neza kandi arakenewe. Akijya gusanganira Samweli, mwuka w'Imana wari muri Samweli wanamubwiye ngo nyaruka, dore Sawuli amaze kuvanga ibintu. Ntabwo yumva itegeko ryanjye namutegetse gutegereza igirugari kugera igihe uzahagera mu mutambi igitambo. Dore ibibaye. Samweli aza yihuta, Sawuli agiye kumwakira ngo amuramutse. Samweli amubaza ati, ibyo ni iki wakoze? Imana itugire neza. Ndagira ngo mbwire abantu ngo dufite Imana ireba. Naho ibintu wabihisha, naho ibintu wabitwikira, naho amakuru wayafunga ukayazibanganya, hari Imana ireba. Hari Imana ireba. Iterekwa ngo wabwire ngo dore ngiye biriya, ireba yo. Imana itugire neza. Sawuli ngo aramubwira ati, nabonye abantu banshizeho, mbona ingabo z'Abafilisitiya zigerereje ku musozi hariya, ndavuga ngo ziraza kudutera zimanukanye igirugari, zize turangize n'abantu banjye. Kandi Samweli
aramubaza ati ibyo wagize ni iki kutumva itegeko ry'Imana? Ariko Sawuli aramubwira ati rero nawe ntiwaje mu gihe gitegetswe, niyo mpamvu nagize ubwoba nkihata kujya gutambira Uwiteka ibitambo kugira ngo tubanze duhendahenda Imana. Abanzi bacu batatugiraho ijambo bakaturangiza tutarahendahenda Imana. Mane dutabare. Samweli mu mwuka w'ifuhe, mwuka wera w'ifuhe, aramubwira ati wafuditse kuko utumviye itegeko ry'Uwiteka Imana yagutegetse, wafuditse. Uhereye kuri umurongo wa 8 haravuga ngo nubwira bwa Sawuli. Natangiye nkubwira ngo Imana turinde ubwira butuma umuntu ahombera aho agombaga kungukira. Mu ntambara Imana yagombaga gutsindamo abantu bakayitsindwa. Imyaka yose umuntu yagomba kuzaba umwami, imyaka n'imyaka, ndetse n'abamukurikiye n'abuzukuru n'abuzukuruza, bikarangirira aho ngaho kuri icyo kintu cyitwa ubwira, kwihuta. Ndagira ngo mbwire abantu yihutisha amasezerano y'Imana, mugenze gake. Igihe cy'Imana n'igihe cy'abantu biratandukanye. Imana itugire neza. Sawuli yari afite impamvu zigaragara, zumvikana, zifatika. Kuvuga ati batatumaraho, batatwica, bakaturangiza tutarahendahenda Uwiteka, reka ngire vuba nihatire gushaka uburyo mpendahenda Imana. Ahari Imana itugire neza, tutaza gutsindwa intambara, byarafatikaga. Ariko yari yarenze kwitegeka Imana yamuhaye. Yari yarenze kwitegeka Imana yamuhaye, ko ategereza igira ugara, agategereza umuntu w'Imana Samweli, akabona gutamba icyo gitambo, bakabana kumva icyo Imana ivugana nabo. Imana itugire neza kandi Imana iturinde ububwira. Abantu benshi bagiye bagwa muri iki kintu. Imana yavuganye nanjye ko bizagenda gutya, yabona ibisa n'iby'Imana yamubwiye agahubuka, agacakira, akagwaho. Bibiliya itubwiye ngo iki? Samweli yabwiye Sawuli, aramubwira ngo wafuditse, mu yandi magambo kunyuranya n'icyo Imana yakubwiye wacumuye. Hanyuma kubw'ibyo wari ukwiriye kurama ku ngoma, ndetse n'abagukurikira bose ntihazabure wicara ku ngoma ya Isirayeli. Ariko kubera icyo wakoze, Imana iguciye ku ngoma rwose. Ingoma yawe ntiramye, nta muntu uzagukurikira uzicara ku ngoma ya Isirayeli. Dore Imana imaze kwibonera umuntu ufite umutima umeze nk'uko Imana ishaka. Imana itugire neza. Imana rero nitoranya nk'abantu, ibyo nabyo tuzabivugaho nitugirirwa umugisha n'Imana. Nuko Sawuli yarasa umwanya wo kuba umuyobozi, kuba umwami w'igihugu, n'abazamukomokaho bose barataye mahirwe kubera kugira ubwira. Ndagira ngo mubwire ngo hari ibiguca intege, hari ibigutera ubwoba, biba bihari. Wareba ko ukabona birahari, ukabona n'igihe cyo kwicira inzira kugira ngo utabarwe. Ariko uragira ngo mbwire abantu ngo nimutuze mutegereze Imana. Niba Imana yaravuganye nawe, ntabwo izareka kuza. Izaza kandi ntizaceceka. Turiza Imana. Ijambo ry'Imana tubwira ngo Zaburi 37 umurongo wa 7, turiza Uwiteka umutegereze wihanganye. Igihe cy'Imana kizagera. Kandi Imana ntiza mu gihe uyitegerejemo. Bagira ngo abantu bajye babimenya. Sawuli nawe yarategereje iminsi igera kuri 7. Ibyo yari yavuganye na Samweli y'iminsi yagombaga kuzirira arenga. Wenda yaravuga ataza ku munsi wa 6 kugira ngo dutambire Imana ibitambo, ku munsi wa 7 cyangwa wa 8 tuwe dufite amakuru. Ariko Samweli azanwa nuko Sawuli yamaje gukora ikosa. Imana itugire neza. Bijya bitinda, bijya bigutindana, ukabona igihe cyabaye igihe kirekire, imyaka ikaba myinshi. Iyi minsi 7 umwami ategereje Samweli ngo batambire Uwiteka igitambo, ntabwo yari mikeya nk'abantu bagererejwe ku rugamba. Tekereza iyo minsi.
uri mureba ingabo ziganditse hariya zije ziguteye, ukamara iminsi 7 wicaye utegereje kuza gutamba igitambo. Ntabwo yari mikeya muvandi. Ariko birakwiriye, ntabwo nzi ibiguteye icyugazi uko bingana, sinzi ibigukikije imbaraga bifite uko zingana, ntabwo nzi ibiguteye ubwoba imbaraga bifite uko zingana, ariko ndagira ngo nguhumurize nkubwire ngo niba waravuganye n'Imana, tegereza isezerano ry'Imana igihe kizagera Imana ize, kandi niza ntizaceceka. Uzatabarwa abantu bose babireba, ibyo bijye ku mugaragaro, bijya habona, umuntu w'Imana atambuke. Imana ishimwe, Imana itugire neza. Imana igukiza ubwira bwatuma ugwaho ugomba gutabarirwa. Niba uhagaze mu masezerano niho uzatabarirwa. Nugira ubwira, Imana iraburizamo amahirwe yose warutegereje. Hari abantu bagiye bagwa kuri iyi mbuga, imbuga yo kugira ubwira, ntibumvira Imana, ntibumvira itegeko ry'Imana, bakahagwa bikarangira. Ariko turagira ngo tubwire abantu, nimukomere, nimukomere. Imana icyo yavuze iragisohoza. Ahubwo mwihangane murindire, Imana ibarindiye umwuka w'ubwira butuma abantu birukankira ibitari byanyabyo Pirate Satani azanira abantu, kugira ngo abakura umutima, kabanza kagukura umutima akakwereka ko ibye birangiye, bigatuma ugira ubwira, nyamara ibye bikarangira aho ngaho. Imana itugire neza. Haleluya, haleluya. Dusomye ijambo kandi, dusomye ijambo hano dusanze mu Itangiriro igice cya 22. Imana igerageza Aburahamu. Twasomye amagambo uhere ku murongo wa 1 kugera ku murongo wa 14. Twasomye amagambo menshi. Nyuma y'ibyo, nyuma y'intambara, nyuma y'inzara yateye Aburahamu, akajya mu rupagaso nk'abandi, akihakana umugore akavuga ko ari mushiki we kugira ngo atamuzira. Imana ikabihishura ikagaragaza ko Sara ari umugore w'umuntu w'Imana ufite amasezerano wavuzweho n'Imana. Haleluya. Umuntu wavuzweho n'Imana ararinzwe. Ndagira ngo nkubwire ngo imbaraga zose zagutera uko wakiyoberanya kose, iyo hari ikimana ikubitsemo, Imana ishimwe, iyo hari ikimana ikubitsemo, uko waba uri kose, ibyawe biramenyekana. Abantu bakwiye kwitondaho, abantu bakwiye kwigengesera imbere yawe, kuko niba hari ikimana ikubitsemo, ntacyo bazagutwara, ahubwo uzabaho, uzagira umugisha. Ikimana ikubikiye izagisohoza mu izina rya Yesu. Imana rero Bibiliya itubwiye ngo iki? Imana ihamagara Aburahamu nyuma y'izo ntambara zose, asubiye aho Imana yamubwiye kujya gutura, avuye mu rupagaso, avuye mu minsi y'uruzerero gushakisha imibereho byanze, agarutse nyamara yazanye ibiryo. Imana itugire neza. Ariko bivuye mu bibazo, mu ngorane zo kubeshya no gutekinika. Ariko sibyo nshaka kuvuga. Ndashaka kuvuga hano twahera avuga ngo hanyuma y'ibyo Imana ikigaruka ku bantu. Inshuti mwene data unteze amatwi, ndagira ngo nkubwire ngo hanyuma y'ibi byose biba byakubayeho, hanyuma y'intambara wanyuzemo, hanyuma yo kugeragezwa uba wahuye nako, hanyuma y'uburwayi bukomeye waba urimo, hanyuma y'ibyo Imana igizanira umuntu andi makuru. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo ntabwo bijya bicira aho ngaho. Imana ibishaka kureba umuntu wayo urwego ariho. Imana ihamagaye Aburahamu, iramubwira iti rero Aburahamu, ndabizi ko nkunda, ariko hari ikintu nshaka kureba, Aburahamu we. Hari akandi kantu nshaka kureba. Turi inshuti, tujya tuganira, tujya tuvugana, Imana idutabare. Imwibutsa ibihe yagiye anyuranamo n'Imana, igihe abamarayika bamusangaga ku mbuga, ngo yicaye munsi y'ibiti by'imamure, ibiti birebire rwose mu gacucu, akamenya ko ari abamarayika bagiye kurimbura Sodomu n'Igomora, akaganira nabo.
akabatekera, akabazimanira. Barangiza akavuga ati mu gihe nk'iki tumenye ko Sara akeneye umwana, mu gihe nk'iki tuzagaruka aho uri. Sara abyara umwana w'umuhungu. Bamwibutsa ibihe byose uburyo Imana yagiye ibana nawe. Imana yavuga iti Aburahamu, reba ibihe byose uko twagiye tuvugana, reba amasezerano ubitse nagiye nguha. Humura Aburahamu, hari ikintu nshaka kureba noneho nyuma y'ibyo. Hanyuma y'ibyo Imana imugarukaho iramubwira iti Aburahamu, ndashaka kureba kuko uburyo urukundo rwanjye nawe rungana. Niba atari gutera waraza, niba atari kwa kundi umuntu yihamye ngo avuye mu nkunda Imana n'abantu bayo, Imana ishimwe. Hari igihe umva umuntu ngo nkunda Imana, ngo ndashima Imana n'abantu bayo bakeya. Imana idutabara. Imana niyo yabanje kudukunda, ntabwo ari twe twayikunze. Imana ishimwe. Ariko kuyikunda ni ngombwa, kuko itegeko ryaravuga ngo dukundishe Uwiteka ubugingo bwacu bwose n'ubwenge bwacu, ibintu byose. Imana itugire neza. Hanyuma Imana iramubwira iti Aburahamu, fata umwana wawe Isaka. Yesu Kristo umwana w'intama w'Imana. Haleluya, haleluya. Fata umwana wawe Isaka. Imana ishimwe. Haleluya. Ndagira ngo mbwire abantu mwibuke, ndashaka kwibutsa abantu ahantu Isaka yavuye. Uwo nkurikiye ndashaka kukwibutsa ahantu Isaka yavuye. Hari igihe tuvuga ibintu tukabyoroshya tukumva ni ibintu biri aho byoroshye bidafite imbaraga. Imana ishimwe. Haleluya. Ndagira ngo nibutse abantu ahantu Isaka yavuye. Uyu nguyu Imana yahamagaye Aburahamu ikamubwira ngo jya kuntambira umuhungu wawe Isaka igitambo cyoswa. Nkiri hano reka nkubaze, Imana iguhamagaye, niba hari ikintu ufite kimeze nka Isaka mu maso yawe, waruhiye, wategereje imyaka myinshi, Imana ikakubwira iti kugira ngo ndebe ko unkunda koko, kime. Ntabwo nzi icyo ari cyo. Wenda ni umwana wategereje imyaka 20, nayo ni myinshi, 7, 10, umubona warababaye, umubona wararize amarira. Abenshi bababona bagiye no mu wapfumu gushakisha hose, ngo umuntu yiriwe mu nzu ngo ntadapfinda imitwe, hose ugashakisha. Kubw'amahirwe ukabona Imana iramuguhaye. Umwana yamara kuba umusore, ageze igihe wafatana nawe urugendo mukagenda, Imana ikaguhamagara iti umva, kugira ngo menye ko nkunda, kugira ngo menye ko wahaye agaciro imirimo nagukoreye, genda untambire uwo mwana w'igitambo cyoswa. Ndagira ngo mbwire abantu ngo igitambo cyoswa ni igitambo kimena amaraso nyine, kigashyirwa hejuru y'igicaniro, umuriro ukagikongora, hanyuma Imana igahumurirwa n'uwo mubavu uhumura neza uvuye muri cya gitambo. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe. Hanyuma Imana ikavuga iti mwana wanjye ndakwishimiye, nguhaye umugisha. Imana iguhamagaye ngo utambe icyo gitambo, wagitamba? Cyangwa watangira kwibaza ngo umuhanuzi yavangiwe, ntabwo ari ijwi ry'Imana tuvuganye, oya da, nacanganyukiwe, ni Satani wanteye, ni abadayimoni, ibyo ntibyashoboka. Umuntu w'Imana akwiriye kubaho ubundi azi gutandukanya ijwi ry'Imana n'itari ijwi ry'Imana. Imana itugire neza. Reka nihute, nari ngiye kubabwira ahantu uyu mwana yavuye. Mu myaka irenga 95 Sara yari afite, no mu myaka isaga 100 Aburahamu yari afite, bategereje isezerano no kuzabyara umwana witwa Isaka. Yewe Bibiliya itwereka ko
igihe cyageze Sara akabwira Aburahamu atumva rero Imana yavuganye natwe ariko twabuze ubwenge. Ni nako abantu bajya bibwira disi, ariko Imana idutabara. Imana yavuganye natwe none twabuze ubwenge, dorakira uyu muja wanjye uryamane nawe umutwite inda, nabyara umwana hazavukire ku birenge byanjye, akurire ku bibero byanjye, hanyuma uwo mwana hazaba ari igisubizo Imana iduhaye twe kubura ubwenge, dore aho tugeze ntibishoboka. Ibyo biraba. Ishimayeli aravuka, ariko Imana ibwira Aburahamu iramubwira iti rero Aburahamu, itonde, ndi Imana ivuga igasohoza, ndi Imana isezeranye igasohoza. Umwana nakubwiye si uwo, ni umwana uzava mu rukiryi rwawe na Sara. Mvugana nawe uyu muja wawe ntiyari ahari, ngusezeranye na Sara uyu muja ntiyari ahari, nta n'amakuru yari afite. Isezerano ryawe ntabwo riri kuri uyu muja. Ndagira ngo mbwire abantu ngo hari igihe umuntu atekinika nyine akumva bisohoye, ariko ndagira ngo mubwire ngo inzira zo gusohoza kw'Imana ni za nyazo. Imana n'igisohoza ibintu mu buryo bwa nyabwo, ngo nirangiza n'ibintu bishidikanywaho iguhereza ibintu birimo pirate, abantu bari bakabaza atari ibi ni ibiki. Oya, Imana isobanura ibintu ikabishyira ku murongo ikabigaragaza. Ibwira Aburahamu iti wowe Aburahamu, umwana nakubwiye azava mu rukiryi rwawe na Sara, nimwe muzamubyara. Mwe kubara imibare y'abantu, mutegereze icyo navuganye nawe. Imana itugire neza. Iyo myaka rero ikigera muri 95 irengaho, nibwo Sara na Aburahamu warengeje imyaka 100 babyaye umwana witwa Isaka. Isaka aravuka. Ndagira ngo mbwire abantu bankurikiye, namwe murabizi umwana iyo avutse ibyishimo bibaho, impundu ziravuga bati haleluya, Imana yadutabaye. Nkuko twese iyo tubyaye dushimira Imana. Imana iduhaye isezerano ry'umwana, umwana akaza twitera hejuru tukishima, tukavuga amashimwe, tugahimbaza Imana, kandi biba bikwiriye, ni ukuri tukishima, kandi umuryango ni ukuri tuba tubonye ikintu cy'umugisha. Kurera umwana agakura akava ku ibere, akagera igihe agenda, akagera igihe arya akagenda, akagera igihe umutuma kujya kuzana utuza akatuzana, akagera igihe mutemberana ku muhanda, akagera igihe umwana mwicara mukaganira muhana ibitekerezo. Uyu mwana bitwara igihe, ariko kandi kivunanye, umubyeyi akishimira uburyo umwana agenda akura. Ndimo ndakwereka Isaka. Uyu Isaka wavukiye kwa Aburahamu ushaje urengeje imyaka 100, akavukira kwa Sara w'imyaka 95. Ndashaka kukubwira uburyo uyu mwana yakuri imbere y'uyu musaza n'uyu mukecuru. Nekereza ko uyu mwana ntawe mukoragaho, kuko uyu mwana yari abitse ibintu bikomeye byavuzwe n'Imana. Kumureba kwa Aburahamu, iyo yarebaga uyu mwana yabonaga inzira zose yanyuzemo kugira ngo abyare uyu mwana. Mbese uyu mwana yari abitsemo ibyavuzwe n'Imana byose kuri Aburahamu. Sara nawe wagize igihe cyo kujya mu ntege nke, akabwira umugabo watakira umuja. Akimara kubona Isaka, igihe cyose yamurebaga yibukaga inzira yanyuzemo n'amateka n'ibihe. Bya bindi byose Bibiliya yatubwiye ngo hanyuma y'ibyo yarabyibukaga, ariko akanezezwa n'Imana, ko Imana isezeranyije igira ite isohoza. Ndagira ngo nguhamirize ko Imana isezeranye igasohoza. Ni ukuri, ndi imbere y'Imana, ndagira ngo Imana irasezeranya kandi igasohoza. Hanyuma igihe kirageze, Imana ihamagaye rero Aburahamu iramubwira iti rero uwo mwana wakuriye ku birenge byawe, wavuye mu isezerano naguhaye, dore naramuguhaye, naramushohoje, ngubu uramufite, amaze gukura. Yego, amaje kugimbuka. Ndagira ngo noneho kugira ngo ndebe ko nkunda di, yewe Aburahamu ati karame, genda ujye ku musozi, ujye mu gihugu nzakwereka, ku musozi w'Imana.
untambire y'umwana wawemo igitambo cyoswa. Aburahamu Bibiliya yatweretse ko yashije inkwi, yasa inkwi, ashaka umuriro ibintu byose byo gukoresha yonse igitambo, atambira Imana igitambo cyoswa arabitunganya, ashaka inkwi, ashaka umuriro, arangije afashe wa mwana Imana yamubwiye ugomba kumenya igitambo cyoswa. Aburahamu yari afite amakuru nubwo umwana atarayafite, arangije kandi uyu ni wa mwana wakuriye mu batambyi, ni wa mwana uzi uburyo ibitambo byoswa babitambamo, yari amaze guca akenge, kuko umwana babwira ngo turaza kugera hariya hepfo aho se yamubwiye ngo ikwerere inkwi mwana wanjye tugende hariya tujye gutambira Imana igitambo. Yari umwana ugimutse, ntabwo yari umwana w'imyaka 2 cyangwa 3. Umwana wakuriye mu batambyi, wabwiye uburyo yabonetsemo, bamuganirije uburyo Imana yamubahaye bashaje, bamuganirije uburyo bari bafite amasezerano no kuzasohorezwa, bakabona uwo mwana w'igitangaza, uwo mwana bamufite kugera igihe bamuririye akarinda agera muri iyo myaka. Uyu mwana yari afite amakuru ahagije y'ukuntu Imana yabanye n'uyu muryango. Niwe mwana rero Aburahamu abwiye ati mwana wanjye Isaka, ngo afashe n'abagaragu 2, afashe amatandiko y'inkwi ashyize ku ndogobe, baragiye n'umuhungu we n'umuriro n'icyuma, ngo bamaze iminsi 3. Ndagira ngo mbabwire bene data, mujye mwihangana, mujye mwihangana. Uru rugendo rw'iminsi 3 ntabwo ari rutoya. Umuntu agiye gutambira Imana umwana we, atanaza hari buze kumutambira, Imana yamubwiye ngo ndakwereka aho umutambira, akagenda iminsi 3 atarumva ijwi rimubwira ngo urahageze. Umunsi wa mbere ukira, iryo joro bakagenda, umunsi wa kabiri ugacya ukongera ukira bakirimo kugenda, umunsi wa gatatu ukagera. Ngo bageze ku munsi wa gatatu noneho yumva ijwi riramubwiye ngo ngaho urambura amaso urebe. Ngo arambuye amaso, ngo abona n'ahantu kure, abona n'ahantu kure, niko biri tubwiye, ngo abona n'ahantu kure Imana imwohereje kujya gutambira umuhungu we Isaka. Nababwiye amateka y'umuhungu. Ngo arangije ngo abwira aba bagaragu be, arabwira ati nimusigarane hano n'izi ndogobe, ngewe ngende n'uyu muhungu hariya hirya dusenga Imana, mukanya tubagarukeho. Isaka yikoreye inkwi rero zo gukoresha batamba igitambo. Mu yandi magambo, igitambo cyikoreye inkwi. Imana itugire neza. Igitambo cyikoreye inkwi. Ngo Isaka agendanye na se Aburahamu nk'umwana uciye akenge, uzi amateka, uzi uburyo ibitambo babitambamo byoswa, uri kureba se afite ifumba y'umuriro. Sintekereza ko ibi by'imyambi byaje bya kino gihe byari biriho. Bibiliya yatubwiye ko yafashe umuriro, agafata n'inkwi, agafata n'icyuma. Buriya yari yafashe ifumba ashyiramo umuriro mu buryo bukomeye ku buryo udashobora gucika, ariko atwaramo umuriro. Umwana abibona icyo bagiye gukora yarakirebaga. Ngo abaza se rero, batandukanye n'abagaragu, bigiye imbere gato, ngo arambaza ati se data, data. Ngo aramwita bati karame, ndakwitaba mwana wanjye. Ngo aramubaza ati se ko ndimo ndeba umuriro twawitwaje, ko ndeba inkwi, ko ndeba icyuma, mbese igitambo kiri hehe cyoswa? Ari nkayo wamusubiza ngo iki? Imana itugire neza. Ngo Aburahamu aramubwira ati mwana wanjye, Uwiteka araza kwibonera igitambo cyo koswa. Mbese Uwiteka araza kwibonera umwana w'intama wo koswa, wo gutamba igitambo cyoswa. Mu yandi magambo, uyu mwana Isaka yaraciye akenge. Umwana bakorera inkwi zo gutambira igitambo cyo koswa ntabwo ari umwana w'imyaka mikeya. Yari umwana ufite amakuru y'uburyo ibi bitambo bitambwamo. Yari umwana ufite amakuru y'uburyo uyu muri mukorwamo. Yari yaravukiye mu batambyi, yari afite amakuru yuzuye. Atangira kubaza se buriya, akamubaza ati ese muzehe kushaje,
ko wambwiye amakuru y'uko Imana yakumpaye ushaje, ko naje mukuze, ariko Imana igasohoza isezerano. Dore aho tugeze, nanjye mbaye umusore, ko ndeba nawe ukuze. Mbese aho ntabwo waba utangiye gucanganyukirwa ukabara ibintu bidashoboka? Ni gute ufata umuriro ugafata icyuma, tugenza iminsi 3, tugeze ku musozi tutazi, tugiye gutamba igitambo, ntacyo turi gutambe dufite, twikoreye inkwi n'umuriro n'icyuma? Muzehe, none waba waratangije iby'umwuka ukaba ugiye kurangiza iby'umubiri. Imana itugire neza. Hari igihe umuntu abamo akagira ngo ya Mana bavuganaga ntabwo ariyo. Imana igize aho uri mu nzira zitandukanye n'uko ugabwa uyimenyereye. Imana itugire neza. Ariko Aburahamu aravuga ati mwana wanjye, Imana iraza kwibonera umwana w'intamba wo gutamba igitambo cyoswa. Aburahamu ageze ku musozi Moriya, niko Bibiliya yatubwiye, yubaka igicaniro akita Jehova Jire cyangwa Yehova Yire, nk'uko bivugwa na bugingo n'ubu ngo ku musozi w'Uwiteka igitambo kizabonwa. Yubaka icyo gicaniro, amaze kucyubaka yararikaho za nkwi, amaze kwararikaho za nkwi, buriya yabwiye umwana ati mwana wanjye Isaka. Aleluya. Abwira umwana bati mwana wanjye Isaka, umva. Yesu ashimwe. Aramubwira tumva sha, dore ukuntu Imana twagendanye imyaka yashize, nakoranye n'Imana, nagendanye n'Imana, Imana yakumpaye mu masezerano akomeye, ndetse mu bihe bikomeye bigoye niho waturutse. Ariko Imana isoza iryo sezerano, Imana irakumpa. None Imana rero yantegetse ko ngomba kugutambaho igitambo cyo koswa. Ku myaka uyu musaza yari afite n'uyu musore wikoreye inkwi z'igitambo, ndagira ngo bitekereze neza ubibare. Ntabwo uyu musaza yari kwifasha uyu mwana. Uyu mwana wikoreye inkwi, ntabwo uyu musaza yari kumwifasha. Kireka niba utekereza ko ari umwasi umwe wagenda ukawushyira ku gicaniro hanyuma ugashyiraho igitambo hejuru. Inkwi zo gutambiraho igitambo cyo koswa ntabwo wari umwasi umwe cyangwa ibiri, zari inkwi wari umutwaro. Imana tugire neza. Uyu mwana rero wikoreye izi nkwi yari umwana ufite igihagararo, yari umwana ukuzemo. Ariko ndashaka kuvuga hano hantu kugira ngo unkurikire wihangane. Nyuma y'iminsi 3 abantu bashonje, abantu bananiwe, bari mu bihe byo gushaka Imana, bari mu bihe byo kumvira icyo Imana yabategetse, Aburahamu ari ufite amakuru. Tujye twitonda, ariko dutegereze Imana kandi twumvira Imana. Imana itugire neza. Twirinde ubwira, dutegereze igihe cyanyacyo cyo gukora ku Imana. Aburahamu abwiye umwana bati mwana wanjye Isaka, mwana wanjye nkunda, nabyaranye na Sara, dukuze dushaje, tugeze mu zabukuru. Imana yakutubwiye kera nk'uko twakumenyesheje, ni Imana yakuduhaye. Uri Imana yaturutse mu ijuru, tugufite nk'impano y'Imana kandi yaturutse mu ijuru. None mwana wanjye, Imana yampamagaye irambwira ngo ngutambe igitambo cyo koswa kugira ngo dusoze gukiranuka kose. Bibiliya itwereka ko yafashe uyu mwana akamuboha. Bivuze ko uyu mwana yaravuze ati data, simbasha kugira icyo mpindura ku Mana yawe, amateka y'Imana yawe narayumvise. Haleluya. Umwana wavukiye mu batambyi yari afite amakuru kuri iyi Mana. Ntabwo byari ibintu yabwirwaga n'abantu, byari ibintu nawe afitiye amakuru, akavuga ati koko nshingiye uko nose mama ngana, Imana ishimwe, nshingiye ukuntu data namwitaga data asukuma, ari umusaza, mvuye muri ayo masezerano, ari Imana inzanye nje muri ubwo buryo. Data, reka dukore umurimo w'Imana. Haleluya. Reka dukore umurimo w'Imana. Umwana aremera, Imana ishimwe. Umwana aremera
se aramuboha, amaje kubaka igicaniro, amurambika ku gicaniro. Uyu mwana yari yavuze ngo reka dukore uyu murimo. Imana ishimwe. Reka dukore uyu murimo, niko Imana ishaka, kandi ibyo Imana itegetse ni ibyanyabyo. Imana ishimwe. Abantu mujye mwumvira Imana, mureke tujye twumvira Imana, kandi dutegereze Imana mu gihe cyanyacyo cyo gukora kw'Imana. Imana itugire neza. Hanyuma uyu mwana rero Bibiliya itweretse iki? Itweretse ko Aburahamu yazamuye inkota agiye gusogota uyu mwana ngo amaraso ameneke, ahinduke igitambo cyo koswa koko. Hanyuma ngo uyu marayika w'umwami Imana avugiye mu ijuru aramuhamagara ati Aburahamu, Aburahamu. Aburahamu aritaba ati karame. Aramubwira ati nabibonye. Imana ishimwe. Aramubwira ati nabibonye, nabyitegereje. Yo haleluya. Aramubwira ati nabibonye. Bibiliya itweretse ko ngo iratubwiye ngo Aburahamu arareba. Aburahamu yubura amaso arareba. Hari igihe dukora ibintu umuntu akaba adafite amaso yo kureba, nyamara dutegereje kumva ijwi. Hari aho umuntu ajya agera akumva ategereje kumva ijwi rimubwira ngo yewe kanaka umva. Hari igihe umuntu ageramo akumva ntari kubona, akabona ntareba, akabona amaso arahumye, ahumishijwe n'ibihe, ahumishijwe n'iminsi. Ariko nagira ngo ubwire ngo Imana niba iguhamagaye, niba wumvise ijwi ry'Imana, reba. Ibi bihe Aburahamu yari arimo byari ibihe bimukomereye, mbese byari ibihe nawe yumvaga atazi ibyo ari byo, ariko aravuga ngo kubera ko Imana ishaka ko kureba ko nyikunda, ndabikora. Imana iramubwira iti Aburahamu, Aburahamu. Aburahamu ngo aritaba aravuga ati karame. Marayika aramubwira ati Aburahamu, Aburahamu. Aravuga ati karame. Aravuga ati nabibonye, nabyitegereje, nakubonye Aburahamu we, urankunda, nakubonye, nakwitegereje. Ntugire icyo ukora kuri uwo mwana, ntugire icyo umukoraho, ntumutere icyuma, have. Nabibonye byose, nakwitegereje, ko wamaramaje mu mutima gukora icyo nagutumye, gukora icyo nagutegetse, kumvira itegeko ryanjye. Iki gicaniro Aburahamu yubatse kuri uyu musozi, Bibiliya yatubwiye ngo na bugingo n'ubu biracyanditse ngo ku musozi w'Uwiteka igitambo kizabonwa, igitambo kizabonwa. Kuri uriya munsi rero ngo marayika, ngo Aburahamu arebye ngo abona intama yafashwe mu mahembe mu bihuru, aragenda arayifata, araza abohora wa mwana, aramubwira ati mwana wanjye dore ibyo navuze mbwiwe n'Imana, dore igitambo kirabonetse. Ngo arangije atamba icyo gitambo rero, Imana imuhumugisha kuri uwo munsi, ngo iramubwira ngo Aburahamu, mbonye kukiranuka rwose, mbonye kuri inshuti yanjye, kandi nukura Aburahamu nzaguha umugisha, nzagwiza urubyaro rwawe. Imana isubira muri ya magambo yamubwiye, irongera amubwira iti nzaguha umugisha. Komeza usome hepfo, iramubwira iti Aburahamu, umugisha wose navuze dore ndawushohoje kubera kumvira no guhagarara kucyo navuganye nawe. Imana ishimwe. Kandi uyu nguyu Isaka nawe ajya mu bihe by'amasezerano. Imana yereka Isaka ko ari Imana ya Aburahamu koko. Imana yereka Isaka ko ari Imana yavuganye na se. Haleluya, haleluya. Imana yereka Isaka ko ibyo se yamubwiye ari ibyanyabyo. Mureke dusenge. Yo mwami wacu Yesu Kristo. Haleluya, haleluya. Ndagira ngo dusenge Imana, ndagira ngo dusenge Imana muri uyu mwanya. Tubwira abantu ngo Imana iturinde ubwira butuma abantu bagaho bagombaga gukirira. Imana iturinde uyu mudayimoni utuma abantu bicira inzira bakayobera mu nzira ibangikanye n'inzira yo gutabarirwamo. Imana iturinde uku kutumvira Imana no kwihangana ngo bategereze icyo Imana yavuze ari cyo Imana iza gusohoza. Imana irinde abantu bayo muri kino gihe cy'ubuhenebere bukomeye, ijambo ry'Imana ribaye ingume, abantu be kwicira inzira bategereza Imana, abantu bamenye Imana bicare barindira Imana kandi bagira ibihe byo guhura n'Imana muri iyi minsi ikomeye. Ndagira ngo tubwire abantu ngo nubwo ibihe bikomeye ariko Imana yavuganye nawe, niyo kwizerwa, no kubikora ibyo yavuze izabikora. Imana yaguhamagaye, niyo kwizerwa, ibyo yavuze izabikora. Imana itugire neza. Mana turagushimiye. Haleluya. Uri umukozi w'umuhanga, urera urakiranuka. Uyu mwanya ijambo ryawe ritweretse ko hari abantu bagiye batsindwa
mu gihe bagombaga gutsinda, nyamara ubutsinzi buri hafi yabo, ariko kubera ubwira no kutihangana no kudategereza, Sawuli aratsindwa rwose, anyagwa ku ngoma. Ariko dusomye umugaragu wawe Aburahamu, wabaye sekuruza w'abizera, wageragejwe ukamugerageza ngo urebe uburyo akubaha, uburyo gukiranukira, ukamusaba kujya gutamba Isaka, umwana yabonye akuze, ukamusaba kujya kumutambaho igitambo cyonswa, ariko kubwo kumvira no kurindira amasezerano, kuko Imana yavuganye nawe ariyo kwizerwa, yumvira Imana, yumvira iryo jwi. Kandi kuri uwo musozi habonetse ibyiringiro bivuga ngo ku musozi w'Uwiteka igitambo kizabonwa. Na bugingo n'ubu kuri uwo musozi, umusozi wo kumvira, umusozi wo kurindira, umusozi wo gutegereza Imana, igitambo kijya kiboneka. Umuntu wese utegereje Imana uri kuri uyu musozi, muha igitambo, nabona igitambo atambirwe. Kandi incungu ya Isaka yabonetse niboneke kuri benshi bageze mu bihe by'akaga n'amakuba. Izina ry'Uwiteka nirihimbazwe. Urakoze Mana Data wa twese, kumvishe gusenga kwacu, uhana umugisha abadukurikiye natwe, mu izina rya Yesu Kristo, amen.